uraba mu murongo harinjira mundi mu mwanya wawe uraba mu murongo uraha amahirwe uw'inyuma uraba mu murongo kuzawugarukamo bizakurusha bakunzi bazabona nongeye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe nitwa Plaisir ntaganzwa tugize umugisha ukomeye cyane yo kugenderera umukozi w'Imana ngira ngo tumwakire mu izina rya Yesu irakiri kwitunganya kugira ngo ibintu bigende neza ariko reka tumwakire mu izina rya Data twese uri mu ijuru amen uraho neza mukozi w'Imana mukomere cyane Yesu ashimwe cyane Yesu ahabwe icyubahiro yego ase niyo ujye ukabura nta nubwo ukumbura n'abakozi b'Imana urabyumva ariko abakozi b'Imana nta kibazo rega nta kintu dupfa warabizi ko umuntu ashobora kubura cyangwa kongera akaboneka ariko ntago nabuze cyane nanone nyegera ntago nabuze cyane rwose nyegera hano ndashaka ko tuvuga Imana ariko mbere ko tuvuga Imana ngira ngo abantu benshi baragukunda mukozi w'Imana baragukunda pe kandi igituma abantu bagukunda buri igikundiro cy'Imana kigiye kiza ku mukozi wayo agakundwa pe ariko n'iki gikundiro cy'Imana kikuva wari biteye bitewe n'ukuntu wiraye bitewe n'ukuntu witwaye rero Imana ishimwe ko wagukomereje amaboko uyu munsi kuri Imana ihabwe icyubahiro pe meze neza ndashimira ndagira ngo rero wibwira abakunzi bazabura nitwa Nzabahayo Silas Ibya Yesu ni kumurongo amen Ibya Yesu ni kumurongo umukozi w'Imana twagiye tumugiraho umugisha mwinshi cyane kubera ubuhanuzi Imana yashyize muri we bugenda bunyura mu ndirimbo kandi ntekereza yuko n'ubundi Imana izakomeza gukoresha reka dutangire dushyira imbere y'Imana dusenga hanyuma n'ubundi Imana yongere gukoreshe muri uyu mwanya twinjiye mu Yesu agumugisha uri Imana yo kwiringirwa kubera ko dukunda byahebuje turagushimiye ni benshi batakiriho ariko twe turiho iryo ni ishimwe rikomeye muri aka kanya tuzamuye izina ryawe nirihabwe icyubahiro muri uyu mwanya rero tugiye gutangira kino kiganiro turagwamaye kugira ngo uzubane natwe ariko n'abazacyumva ku bwabo bamaze kugitega amatwi kizagire icyo kibamarira bazagire icyo bumvamo kandi bazatera intambwe ivaho bari ijya ahandi mwuka wera nakomeze kutuyobora kandi Uwiteka Mana ubu butumwa dutanga ukomeze kudufasha kugira ngo bujye bugiraho bugera ku isi hose ariko nibunahagera butanga umusaruro urakoze Imana igira neza bana natwe kandi ukomeze kutugira neza muri byose ni mu izina rya Yesu amen amen urakoze cyane Imana igumugisha Silas ndagira ngo mbere yuko dutangira n'indirimbo tubanze dushyiraho indirimbo mbere ko tuganira indirimbo imwe hari indirimbo ubwo duherukana wavuze ko ari indirimbo iri muri studio ushaka kubanza gutunganya neza hanyuma ukayisangiza abantu reka tubanze tuyironshingire hano rero hanyuma noneho abantu b'Imana bazayikurikirane mu izina rya Yesu ni indirimbo yitwa uretse gukizwa ko nakubwiye ko ziriya ndirimbo ziri muri studio kandi zizagenda zivamo buhoro buhoro rero muri ziriya duherukana tuvugaho ku kiganiro twakoranye nkubwira ko ziri muri studio harimo imwe imaze gutungana yitwa uretse gukizwa kandi nagiye mbona ubutumwa bugufi bw'abantu bakwira ndirimbo irimo ubutumwa bwiza cyane bwo muri iki gihe bufite aho buvana abantu naho buberekeza muri ubu buzima turimo cyangwa se muri urugendo turimo rugana Imana tutarajya kumva rero ibyo abandi bavuze kandi natwe ubwacu twane twiyumvire hanyuma turaza kugaruka nyuma umva nyine igihe cyagiye twari turi kumwe umvaga ko abantu nibanayumva bari bumve ko nyine imicurangire bari bumve ko hari utuntu twaburaga bari bumve ko hari utundi tuntu twabonetse twagiye kugira indirimbo irushaho kugira ntuza ubwiza no kuzura ni karibu DJ we nyuma yo kumara igihe kitari gito
icyo nicyo gitumye nanga ubu butumwa mvuga nti uretse gukizwa nk'abajya mu ijuru umuntu wese akita ku iherezo rye ibyo dukora tukabikora dukiranuka tukishakira ubwishingizi ku Mana naho ubundi by'isi naho byatugeza n'ukuri bisubiremo uretse gukizwa nk'abajya mu ijuru umuntu wese akita ku iherezo rye ibyo dukora tukabikora dukiranuka tukishakira ubwishingizi ku Mana naho ubundi by'isi naho byatugeza n'ukuri imibabaro n'imiruho by'isi biri gutuma bamwe banduranya we bamwe bari babandi bagatoroka ingo mu ngo z'abashakanyeho biracika dore bamwe baravuka abandi bapfa batangira urugendo abandi barusoza hari abicwa n'impanuka n'ibyorezo abicwa n'intambara cyangwa uburozi abapfa batarabaho nabo ni benshi munsi y'imyaka 5 nabo si bake harimo n'abiyahura bashaka urupfu ngaho gupfa udapfuye wapfa ukavaho abandi barishora mu biyobyabwenge ngo bitume nabo batora agatotsi ariko kubinywa si cyo gisubizo kuko iyo bibashizemo basanga ibibazo byiyongereye uretse gukizwa nk'abajya mu ijuru umuntu wese akita ku iherezo rye ibyo dukora tukabikora dukiranuka tukishakira ubwishingizi ku Mana naho ubundi by'isi naho byatugeza n'ukuri uretse gukizwa nk'abajya mu ijuru umuntu wese akita ku iherezo rye ibyo dukora tukabikora dukiranuka tukishakira ubwishingizi ku Mana naho ubundi by'isi naho byatugeza n'ukuri wowe si isi uyirebye ubona iki iyo urebye hirya no hino ubona iki ntacyo wakora cyatuma wemeza abantu iyo uri muremure bakwita agasongo iyo uri munini ngure cyane ubutaka iyo utari nyangufu uburiza akayo iyo uri munini ngo dore uko kingana waba mutungura kugwana umuyaga iyo uri inzobe muri gatuku cyangwa akazungu waba uri ikaranguza niho niteka urakena ngo ukize ntawe akubwira waba ukize ngo wabikuye ikuzimu kugira neza nabyo byajema agatotsi ugize icyaguhesha aragutaranga uwari inshuti y'umuntu niwe mwanzi we uwishimiye uyu munsi ejo abababaye uwabyaye n'utabyaye bararira umubwire n'umukene ntibanyuzwe nutarigeza ahemuka akiri muto ariko uhemuka ashaje yababawe ibibi nibyo byinshi kuruta ibyiza abababaye nibo benshi kuruta abishimye reka nkugire inama kandi yagufasha ntubabazwe n'uko isi itaguhiriye umuntu wese agendana n'ibimuhiga rugendo ukagaruka ujye ushima Imana isi ihora ishaka ko nta mahoro wagira wiziga n'ukugora wihangana nuko rero ikure mu mubabaro utandukanye umubiri wawe n'ibibi bikuve mu mutima bijye kure yawe ukizwe neza kandi usenga ubudasiba naho ibyo bindi ubona byose ni ubusa ikibirusha agaciro n'ubugingo buhoraho uretse gukizwa nk'abajya mu ijuru umuntu wese akita
twishakira ubwishingizi ku Mana naho ubundi iby'isi naho byatugeza ni ukuri. Ibya Yesu, ibya Yesu, ibya Yesu, ibya Yesu, Yesu ni ku murongo. Ibya Yesu, ibya Yesu, ibya Yesu, ibya Yesu, Yesu ni ku murongo. Hari igituma mvuga kugobe igihe Yesu yari i Betsaida hamwe n'intumwa yahagije abantu ibihumbi bitanu, ariko babanje kujya ku murongo hamwe 50 ahandi 100, bararya barahaga barasigaza. Hari igituma mvuga gutyo we igihe Yesu yari i Betsaida hamwe n'intumwa yahagije abantu ibihumbi bitanu, ariko babanje kujya ku murongo hamwe 50 ahandi 100, bararya barahaga barasigaza. Ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo. reba rero Urava mu murongo harinjira mundi mu mwanya wawe, urava mu murongo uraha amahirwe uw'inyuma, urava mu murongo kuzawugarukamo bizakurushya. niko bihagaze. Urava mu murongo harinjira mundi mu mwanya wawe, Yes, urava mu murongo uraha amahirwe uw'inyuma, yes, urava mu murongo kuzawugarukamo bizakurushya. tega amatwi wumve. Abo gahinda arakarora, ayo marira arayabona, iyo mitwaro yawe arayizi, ariko ibyo Yesu bigira igihe komera uhora utuze. Nkubwire Ubwo warira ugahogora ntibyamubuza gukurikiza nimero, ishavu ryawe n'umubabaro ntibyamubuza gukurikiza nimero. Nibura uw'amakani nani ntiyakugeraho mbere y'uwa kane, nibura uwasahuza ntimubaza mbere ya 100. Ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo. Nubwo warira ugahogora ntibyamubuza gukurikiza nimero, kandi ikindi we ishavu ryawe n'umubabaro ntibyamubuza gukurikiza nimero. umva n'ikindi Nibura uw'amakani nani ntiyakugeraho mbere y'uwa kane, umva n'ikindi nibura uwasahuza ntimubaza mbere ya 100. Ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo.
ibya Yesu ni ku murongo. Bakunze bazabona ngira ngo mwabyumvishije ibya Yesu ni ku murongo. Uko byagenda kose ibyo Kristo yagambiriye kuri wowe azabikora, ariko nyine ni ku murongo. Ariko nanone reka zira iyi ndirimbo abantu benshi barayumva baranayikunda, ariko kugira ngo abantu basobanukirwe neza ishurirwa rigizeho, akosera n'ubundi barabyumva koko. wamba barese ukaza gukoresha wenda n'ubuhamya bwawe mo gakeya kugira ngo bumve basobanukirwe neza impamvu ngo ibya Yesu ni ku murongo. Ngo nubwo wari rugaho goranga ntibyakubuza Yesu gukurikiza nime, kandi Bibiliya ivuga yuko nidusikomanga tuzakingurirwa. Imana kumva gusenga kwacu, ngo turasabwa ntiduhabwe ko dusaba nabi. Ukatubihuza n'avuga ngo Yesu ngo nubwo wari rugaho goranga ntibyabuza Yesu gukurikiza. Ndajya ngusobanura ibya Yesu ni ku murongo, kandi uhere ugira ibitaro byose kugira ngo bongere bumve ubuhanuzi burimo neza. Murambivuga. Reka nongere mbisubiremo. Ubundi iriya ndirimbo yavuye mu butumwa bwiza bwa Yohana, mu butumwa bwiza bwa Mariko, bwa Mariko ibice 6 umurongo wa 39 kugeza ku wa 44. Amagambo yanditsemo aho ngaho niyo yavuyemo buriya butumwa. Umva ngo Yesu ngo amaze kubitubura kugira ngo abibahe, yabanje kubicaza hasi, kandi ngo bicara imirongo. Bicara imirongo, ntabwo yayibahaye bahagaze, nta nubwo yayibahaye mu kajagari, ntabwo abantu kandi ntabwo byaseye ko abantu ni ukuri kuba byarasigaye ni ikimenyetso cy'uko abantu bari baraho ngaho byari kubakwira niyo bitanga mu kajagari. Noneho rero ibaze ko byari gusaguka n'ubundi kuki yavuze ngo ibintu kugira ngo bimere neza ni kuri gahunda, ni ku murongo, kugeza ku 5,000, kugeza ku 5,000. kandi ubwo ntabwo harimo abagore n'abana. Abagore n'abana bari bahari, nta nubwo abagore n'abana babura hano hari ibiryo, binashoboka. Ahubwo nuko kiriya gihe babaraga igitsina gabo gusa. Yego. Buriya Yesu hari ibintu yakoze, tumye n'umugore abarwa neza kuri gahunda. Yego. Hanyuma nahise mbona ko kugira ngo ugere ku mugisha cyangwa se ku mpano cyangwa se ku isezerano ry'Imana, umva bigomba kugenda gake, nta hubuhubu. Ni ukugenda gakeya gakeya. Ibyo nibyo bisobanura rero umurongo. Sinzi niba ubyumva. Ndetse uvuga ngo nubwo warira ugahugura ntibyabuze Yesu gukurikiza nimero. Kandi bivuga ngo amasengesho ngo yuhutisha amasezerano. None se uri imbere yawe kwari mu murongo aramusimbuka muzize iki? Yitwaye nabi. Ko nawe ari mu murongo, oya ngende kuvuga uri mu murongo, kandi akaba ari mu neza. Ngende kuvuga uri mu murongo atawuvuyemo. Aramusimbukira iki ko nawe urimo atawuvuyemo? Aramusimbukira iki ngo aje kuguhoza? Ese wamugana. Erega nawe uri mu murongo nawe ntaba wuzi ibindi bintu bimubangamiye. Uri mu murongo agira ibibazo bitandukanye. Ashobora kuruha, ashobora kwicirwamo n'inzara, ashobora kubabariramo, zuba rishobora kumwiciramo, akemera akavuga ati reka rinyiciremo, ntago njya gushakaho igicucu kiri. Ndemera mpaka ngeze ku cyo natondeye umurongo. Icyo kintu nacyumvise? Ndacyumva. Hanyuma rero kurira kwawe uri mu murongo hariya, amarira yawe, ishavu ryawe, ibibazo byawe ntabwo bishobora gutuma asimbuka umuntu ukuri imbere, kuko n'umuntu ukuri imbere burya nawe ababaye, ahubwo burya hari abantu bagira amarira hafi. Abantu bagira amarira hafi, kuko ubu ngubu amarira yanjye ntabwo ari kumwe n'ayawe. Reka kubera ko ukuntu ibigeragezo byanjye bimeze bikomereye jewe, nawe ibyo ufite bikomereye wowe. Yego. Ubwo rero ibyawe bishobora kukuriza, byanjye ntibindize, ariko byose biba ari ibibazo. Ariko wavuze byose ni ibigeragezo. Hari umuntu wambwiye ngo iyo umuntu arize, ngo iyo umuntu ari kurizwa n'ibimubaho, ngo burya ngo abatarumva neza, ngo ibigeragezo biba bitaraza.
yagiye ntago nzajya nseka umuntu uri kurira. Umuntu urira burya bafite impamvu arize. arabavuga rero ngo guteta ngo buri guteta abantu mwe mu butesi twigeze dusangamo ikintu cyitwa amarira. Kumva ngo umuntu yatetesheje umuntu abari kumuriza ngo ntago ari uguteta. Icyo ni ikinyarwanda ariko kurira biratandukanye. Yego, guteta no kurira biratandukanye. Umuntu urira akenshi abababaye. Nubwo bavanga ngo amarira ngo abavanze n'ibitwenge, ariko ubwo urumva ko bivanze, ariko kimwe gifite kiri ukwacyo n'ikindi kiri ukwacyo. Kuvuga ngo ni ibintu bibiri bihuye ariko bidasa. Yego. None se Sira ihangane aho ngaho mbwiye birumvikana, ariko ni icyo umuntu yakora uri ku murongo w'igihumbi. Uri muri ku murongo w'igihumbi nta muntu Imana imaze kwemera yuko yinjira muri ntuza muri gahunda imutoza neza kugira ajye ku murongo. Ni iki yakora uriya muntu ku mwanya w'igihumbi kugira ngo amanuke agere ku mwanya wa 3 cyangwa wa 4? Ahantu Yesu yaturangirije no kuduhisha nomero turiho. Ubundi yaza kutubwira nomero turiho twari kujya tubara igihe tukavuga tuti nibura hasigaye abanabi imbere yacu. Ariko ahantu habereye danje ntashobora kukubwira nomero uriho, kandi yagiye kukubwira kuvuga ngo araje gutabara. Urumva? Ahubwo yatubwiye akajambo, ahubwo hari ijambo ryanditse muri Bibiliya rivuga ngo abanshakana umwete bazagira gute? Bazambona. Ubwo umwete wawe mu byo gukizwa, umwete wawe mu by'ubukristo, umwete wawe wo gushaka Imana, uwo nguwo ni ushobora gutuma udepansa abantu bari imbere yawe. Urumva? Ariko abandi kubera ko babandi harimo abantu bagenda bigura intege. Yego. Hari abantu usanga muzabire no mu murongo hari abantu usanga abimbere bari kwicuma ukabona bo bagumyaho rimwe na rimwe hagasigaramo umwanya. Uriya mwete wawe rero, uriya mwete wawe, umwete wawe uwugaragariza hehe? Iyo ubonye hari umwanya umuntu ukuri imbere aticuma ushobora kugira utya, ariko ubikoze ari we Plaisir, ntabwo ari Yesu ubikoze. Kuko Yesu ahazagusanga nahazaguhera kuko azaba ageze kuri wowe. Ndakumva cyane. Ariko umwete wawe niwe uzatuma umugeraho vuba. Kandi uya ntambwe bavuze ngo imbere yawe hari abantu rwose bashobora kubirambirwa, bakabirambirwa bakanavamo. Wegumamo neza, ahubwo umwete wo gushaka Imana uzatuma uyigeraho vuba. Bakavamo kabisa. Ukorana bajya bava mu murongo barambiwe. Ibya Yesu ni ku murongo, ntabwo wazaza ngo asimbuke umuntu ngo ni wowe ari gushaka. Reka. Amarira yawe cyakora arayumva, akumva urimo urataka. Ariho hahandi ashobora gufata nka Silas yarashubijwe, akamubwira ati amarira ya Plaisir ndumva ngeze ahantu. Urumva? Muri imwe naguhaye, fataho ibintu runaka no gutya na gutya, ugende ugire gute, gende umushyire. Njya mbareba hari ibintu muri kujya mukora muri iyi minsi, kuri muri gufatanya na Yesu, muri gufatanya n'Imana kugira ngo abantu b'Imana boroherwe. Ngenda mbireba Plaisir, ngenda mbireba Zaburi nshya kabisa. Reka mvuge ngo Zaburi nshya Imana izayiha umugisha. Sira, iyi ndirimbo rero, iyi ndirimbo irimo ubutumwa bukomeye cyane, ariko abantu benshi njyana naho nagiye ndeba numva ndatsinzwe kabisa. Muri iyo ndirimbo nkumva Imana imbwiriyemo. Ariko se wowe ko ari wowe yihimbye ntago ugeze utsindwa nayo. Ntabwo nshobora. Gute se? Ubundi urebye bigeragezo nagiye mpura nabyo, ibyo ngiye mfite bifite imbaraga nyinshi zashoboraga gutuma ntsindwa rwose nkajya mu bindi, ariko ntabwo byigeze bibaho. Ndacyari mu murongo, uzaza urebe, uzaza unsura, ugere ku itorero, ugere ahantu hose, mfite ubuhamya bwiza. Yego, mfite ubuhamya bwiza, kubera ko ntabwo naba nararirimbye kuriya ngo nanone abandi bantu batangire no kumbana no mu bindi, byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Kuko rero mbizi sinshobora gukora iryo kosa. Yego, murakoze cyane. Indirimbo yawe, iriya ndirimbo yawe twashyize kuri Zaburi ncyashize imyaka 2 ahari. Uri mu bantu b'Abadeperi, uwa kabiri mu Badeperi. Yego, bafite indirimbo zarebwe n'abantu miliyoni. Yego, wa mbere yitwa Olive. Yego,
wa kabiri ni wowe. yego miliyoni wabwirije urabahanurira mu ndirimbo. Bivuze ngo burana hari akantu nkubisemo mwabwira ni we nturatsindwa n'iyo ndirimbo mutoya. Ubwibaza uramutsinzwe n'indirimbo abantu barenga miliyoni barakijijwe kubera wowe ugatsindwa. Cyaba ari ikibazo? cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ubushize nigeze kukubwira ngo ni nko kuroba amafi wamara kuyaroba ugahita uyanika. Vango ni yes ni nko ubushize nabikubwiye nabwiye ngo ni nkuko umuntu yajya kuroba amafi. Kuribuka ko Yesu yabwiye ba Petero yabwiye intumwa ati noneho mbakuye mu kuroba kuriya bagize mbahaye kuroba iki bagize abarobyi biki b'abantu. Ubwo no kuvuga ngo rero mu kigereranyo abantu babwirije bagakizwa babigereranya nk'uko uri umurobyi bo bakaba amafi. Noneho reba kugira ngo umare kuri amafi uhita uyanika uyanigishije iki uyanigishije wowe ibyo ubanigishije nyine ibyo yanigishije. Ni ukuvuga ngo abantu niba umaze kubabwiriza bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza wowe ukamuvaho cyangwa ugakora ibitandukanye nabyo ubwo bihwanye n'aya magambo abantu njya numva bibeshya bavuga ngo nimurebe ngibyo mvuga cyangwa se ngo nimwumve ibyo mvuga ariko ngo ntimurebe ibyo nkora. Never. Kuko abantu bakiriye Yesu kubera ko babona nawe umufite. Bakiriye kubera ko nawe umufite. Igihe rero waba wamaze kumutesha agaciro wamaze kumuvaho si bake bamugumaho mu bantu wabwirije ubabwira ubutumwa bwiza ubabwira uko Yesu ameze ubabwira kujya mu ijuru ubabwira ubwiza bw'Imana iby'ubwami bw'Imana n'ibindi. Ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo hari abantu babigumamo birashoboka. Umuntu ashobora kumubwiriza mara kumubwiriza akajya mu itorero cyangwa se ukamubwiriza kujya muri wa murongo wa Yesu yamara kugeramo akavuga ati Yesu ndamubonye ibya Silas ibyo nibishaka birorere. Yego. Ariko Yesu nanjye ndamubonye kubera ko ngiye nanjye mwiboneye yamfashije kumugeraho aramunyereka ndamwibonera. Ariko kuba Silas yasubira inyuma je ntacyo bimbwiye apfa kuba yaranyeretse inzira akaba yaranyeretse uwo nguwo arakomeye. Ariko hari umuntu uza gukizwa ari wo wagendeyeho. Yego. Uwo muntu uza gukizwa ari wo wagendeyeho ni ukuri. Yabonye usubira inyuma nawe asubira inyuma. Akenshi ubundi no gukizwa bitandukanye kuko umuntu wakijwe kubw'umuntu umuntu agakizwa kubera ko yabonye runaka ngo nakijwe abo ngabo gukomera kwabo ni gakeya. Abari gakeya cyane. Ngaye nguko rero reka mbere ko ducyaye indirimbo reka mbanze nkubarize ikibazo kimwe bwa nyuma nanjye. Bavuga ati ufite ibigeragezo byinshi bikomeye cyane byagombye kuba byaragukuye kuri Yesu. Kimwe mu bigeragezo uvuga uti ikigeragezo kirakomeye cyane cyagombye kuba cyarankuye kuri Yesu ariko ndashikamye Yesu yarankomeje. Ni ikihe? Ni ukurwaza umwana. Narwaje umwana imyaka 12 ndavuza biranga. Ndavuza biranga gusa bamwe bagiye bamubona. Yatumye mba n'umukene mu buryo nta narigeze nteganya mu buryo bw'umubiri. Nta narigeze nteganya nanatekereza. Kuko ibintu byose byamushiriyeho byose bimushiriraho sigara ku kintu kimwe ku Mana gusa. Aho niho nasigaye ibindi byose bigira gute byose biragenda ari amazu ari amasambu ari n'ubutunzi bwose nari mfite byose biragute byose biragenda ndayimushiriraho kandi ntiyanakira. Na n'ubu ngubu akirwaye amaze imyaka 12 arwaye. 12 avutse 11 arwaye uko yarwaye afite umwaka. Ubwo rero ibyo bintu byanshoboraga kubera kandi icyatumaga ngomba kuva no kuri Yesu cyane nuko amasengesho nasenze ari amasengesho akomeye. Harimo nagiragaho nkasenga amasengesho nkumva amasengesho nayo bitangaza nkumva byanze bikunze ndagera mu rugo nsanga umwana yakize. Ariko rekata aho rero niho havuye akajambo kavuga ngo nubwo wari rukagira gute ugahogora ntabwo byamubuza gukurikiza gahunda ye. Yego buriya hari igihe icyo gihe nanjye ndacyagitegereje. Sinshaka komeza kubyumva cyane bitazambaho. Oya ukomeza umbaze nta kibazo. Sinshaka komeza kubyumva bitazambaho rwose. Komeza umbaze nta kibazo kuko ngewe
niteguye kubisubiza byose. Hanyuma reka dusubire ku ndirimbo. Hari indirimbo abantu benshi cyane bifuje kumva yitwa ngo iki? Yitwa Yesu niwe umara inyota. Bifuje kuyumva? Yesu ni umara inyota, atanga amahoro n'imiza, atuma tubana n'inshuti, ngo zacu ugasanga ari sawa. Yesu ni umara inyota, atanga amahoro n'imiza, atuma tubana n'inshuti, ngo zacu ugasanga ari sawa. Ibiyobyabwenge bikabije guhungabanya umutekano, ibiyobyabwenge bikabije gutwara ubuzima bw'abantu, bibwira ngo bimara inyota ahubwo ari icyaka gusa. Ibiyobyabwenge bikabije guhungabanya umutekano, ibiyobyabwenge bikabije gutwara ubuzima bw'abantu, bibwira ngo bimara inyota ahubwo ari icyaka gusa. Kanyanga imara inyota hehe, urumogi cyangwa muri turehe, ibyo bya nyirantare bavuga ahubwo ko bitesha umutehe. Kanyanga imara inyota hehe, urumogi cyangwa muri turehe, ibyo bya nyirantare bavuga ahubwo ko bitesha umutehe. Yesu ni umara inyota, atanga amahoro n'imiza, atuma tubana n'inshuti, ngo zacu ugasanga ari sawa. Yesu ni umara inyota, atanga amahoro n'imiza, atuma tubana n'inshuti, ngo zacu ugasanga ari sawa. Uwabinyweye ahinduka nabi, bimushyira muri swingi akangirika, bimukura mu cyubahiro akwiye. Uwari umugabo akaba ikigwari, bimutera umutima mubi, akarangwa no gukora amarorerwa, gukubita no gukomeretsa, uwahohotera igitsina gore. Uwabinyweye nisimbikangwa, ntakinatinya rusha inyamaswa, ntatinya kwica na kiza cye. Naterambere yarashize, kandi ukora ibyo nta kizera kiriko, kenshi yibera muri gereza. Yesu ni umara inyota, yabibwiye umusamariyakazi, Yohana 4:13 kugeza kuri 14. Yaramubwiye ngo mukora amazi yanyu azongera kugira inyota, ari kunywa amazi nzamuha azongera kugira inyota iteka ryose. Ngo Yesu ne burya rero nta ntwari mu biyobyabwenge, kuko ntabwo yashobora urugamba, kandi nta mugabo mu biyobyabwenge, kuko ntabwo yashobora urugo. kandi umuntu w'ibiyobyabwenge ari ubukazi, kuko iyo ubwenge bwamaze kuyoba nta murongo muzima uba bwifite. Yesu ni umara inyota, atanga amahoro n'imiza, atuma tubana n'inshuti, ngo zacu ugasanga ari sawa. Yesu ni umara inyota,
atuma tubana n'inshuti ngo zacu ugasanga ari sawa azigiye nkora ubushakashatsi aba mu bazungu n'abirabura mubize n'abatarize nagezeyo nabuze uwamenye iby'ejo hazaza bamwe baravuga ngo iby'ejo bibara b'ejo umunyarwanda tibuta bw'ejo mu mvugo z'iki gihe ngo iby'ejo ni danje ariko ejo hazaza burya ntawamenya azigiye nkora ubushakashatsi aba mu bazungu n'abirabura mubize n'abatarize nagezeyo nabuze uwamenye iby'ejo hazaza bamwe baravuga ngo iby'ejo bibara b'ejo umunyarwanda tibuta bw'ejo mu mvugo z'iki gihe ngo iby'ejo ni danje ariko ejo hazaza burya ntawamenya twiyegurire Yesu azadufasha twibanire nawe azadukiza tumwemerere atuyobore ejo hazaza burya ntawamenya ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera ariko hashobora no kuba ikibazo akabando k'iminsi ugataha kibona no kubana na Yesu no kwiteganyiriza twiyegurire Yesu azadufasha twibanire nawe azadukiza tumwemerere atuyobore ejo hazaza burya ntawamenya ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera ariko hashobora no kuba ikibazo akabando k'iminsi ugataha kibona no kubana na Yesu no kwiteganyiriza ejo hazaza n'ahantu hakomeye ejo hazaza naho umugabo nyamugabo wubaha Imana umugabo nyamugabo umwe witwa intwari birakwiye ko twihesha agaciro kuko utakihaye nawe akaguha ejo hazaza hashobora kuba heza kuko wari umugeni ejo harakira ejo hazaza n'ahantu hakomeye ejo hazaza naho umugabo nyamugabo wubaha Imana umugabo nyamugabo umwe witwa intwari birakwiye ko twihesha agaciro kuko utakihaye nawe akaguha ejo hazaza hashobora kuba heza kuko wari umugeni ejo harakira twiyegurire Yesu azadufasha twibanire nawe azadukiza tumwemerere atuyobore ejo hazaza burya ntawamenya ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera ariko hashobora no kuba ikibazo akabando k'iminsi ugataha kibona no kubana na Yesu no kwiteganyiriza twiyegurire Yesu azadufasha twibanire nawe azadukiza tumwemerere atuyobore ejo hazaza burya ntawamenya ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera ariko hashobora no kuba ikibazo akabando k'iminsi ugataha kibona no kubana na Yesu no kwiteganyiriza bitatu narasomye umurongo wa mbere kugeza
cyose kigenerwa igihe cyacu. Hari igihe cyo kuvuka n'icyo gupfa, igihe cyo guseka n'icyo kurira, hari igihe cy'intambara n'icy'amahoro, igihe cyo gukena n'icyo gukira. Ntugasuzugure umuntu w'Imana, kuko ejo byahinduka akakwemeza. Uwari ukize none ejo arakena, uwari uriho none ejo arapfa, uwari umusore none ejo arasaza, akagera wavuga ngo gusaza n'ugusahurwa. Itondere ejo twubahane, itondere ejo dukundane. Iyegurire Yesu azadufasha, ibanire nawe azadukiza. Tumwemerere atuyobore, ejo hazaza burya ntawahamenya. Ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera, ariko hashobora no kuba ikibazo. Akabando k'iminsi ugataha kibona, no kubana na Yesu no kwiteganyiriza. Iyegurire Yesu azadufasha, ibanire nawe azadukiza. Tumwemerere atuyobore, ejo hazaza burya ntawahamenya. Ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera, ariko hashobora no kuba ikibazo. Akabando k'iminsi ugataha kibona, no kubana na Yesu no kwiteganyiriza. Itondere ejo twubahane, itondere ejo dukundane. Iyo biboneye niwo bemera wehe, iyo biboneye niwo bemera wehe, ayaya. Iyo biboneye niwo bemera wehe, wavuga cyane cyangwa buhoro bemera babonye. Warababwiraga bakavuga ngo urabeshya, wababwira ibizaba bakagupinga, wabazaga inkuke baguseka, none ukuri kwawe kurabonetse. Warababwiraga bakavuga ngo urabeshya, wababwira ibizaba bakagupinga, wabazaga inkuke baguseka, none ukuri kwawe kurabonetse. Yamana wasengaga wowo, dore ngiraje igenze. Yashoro wararaga yeye, inde kwica abo bari mu nzu. Y'amashuri wigaga baguseka cyane ngurate igihe, wowe guma ujye ucecekere, kuko amagambo yabo ashize ivuga. Yamana wasengaga dore ngiraje igenze. Yashoro wararaga inde kwica abo bari mu nzu. Y'amashuri wigaga ugeragezwa baguseka cyane ngurate igihe, wowe guma ujye ucecekere tuza, kuko amagambo yabo ashize ivuga. Abafana ba Yesu nimukomere, ayiwe, dore ntacyo tubaye turarinzwe. Kandi reka bibe bityo ni mu gihe twegamiye umugabo ukomeye. Abafana ba Yesu nimukomere, ayiwe, dore ntacyo tubaye turarinzwe. Kandi reka bibe bityo ni mu gihe twegamiye umugabo ukomeye. Yamana
dore ngiraje ibemeze yashoro wararaga imbere kwicabo bari mu nzu y'amashuri wigaga y'ibigeragezo baguseka cyane uradigiye wowe guma mu muge ucecekere utuze kuko amagambo yabo ashize ivuga yamana wasengaga dore ngiraje ibemeze ryashoro wararaga imbere kw'isabo bari mu nzu y'amashuri wigaga baguseka cyane uradigiye wowe guma mu muge ucecekere tuza kuko amagambo yabo ashize ivuga abahanuzi baba yari bemejwe n'igitambo cya Eliya birangiye baricwa singe wahera mwabemera ruko mubonye we ayiwe bibuka abahanuzi baba yari bemejwe n'igitambo cya Eliya ayiwe birangiye baricwa singe wahera aiwe dore ngiraje ibemeze aiwe yashoro wararaga imbere kwicabo bari mu nzu y'amashuri wigaga ugeragezwa baguseka cyane uratigiye wowe guma mu muge ucecekere utuze kuko amagambo yabo ashize ivuga wasengaga dore ngiraje ibemeze ryashoro wararaga mutayu imbere kwicabo bari mu nzu aiwe y'amashuri wigaga hariya baguseka cyane uratigiye wowe guma mu muge ucecekere utuze kuko amagambo yabo ararangiye wowe guma mu muge ucecekere utuze kuko amagambo yabo ashize ivuga aiwe wowe guma mu muge ucecekere utuza kuko amagambo yabo ashize ivuga urakoze cyane Imana iguha umugisha Silas kandi Imana ikwiteho muri byose amen turimo tugana ku musozo ariko abantu benshi baguheruka utambara amarinete bameruka ntambara amarinete none babonye nyambaye corona hari ibintu yagiye izana utuntu tw'udushya nk'ubu ngubu urabona ko moto umugenzi ikirahure bagikuyeho nahoze ndeba nkagira ngo harimo kandi iyo bagikuyeho bivuze ngo kiriya kirahure hari ikintu kirinda amaso ndagutokorwa kuzamo imiyaga myinshi kandi buriya amaso ni utuntu tworoshye cyane ubwo rero kubera ingendo zanjye za buri munsi kandi gukunda kugenda na moto byagishije kwambara rinete ubu ngubu bimaze kunjyamo numva kuzambara byaranjemo byakuje kandi nta kintu bitwaye nangize ubwoba ko wenda warwaye amaso oya nta maso ndwaye amaso yanjye ni mazima areba neza nta bibazo afite yego umeze neza nta kibazo umeze neza nta nakabazo njya numvamo na gake Imana ishimwe nanjye ngo watangiye gusaza abantu benshi nta nubwo bazi imyaka ufite barayizi bamaze iminsi bayumva ahubwo ko se ubu oya nta kibazo mfite cy'amaso nta kintu nigeze hariya si barindwi we
barindwi nibo umuntu akwegera ngo aracyari umusore rwose nabo ngabo abana barindwi urumva ko nubwo akuzaho nta kibazo cy'amaso afite ahubwo aracyakomeye haba mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri reka tugushimire rero ko abanye natwe kuri murakoze cyane nuko bimeze hanyuma nzagenda wenda dusura gake gake basura gake gake ariko naze tuzagusura nukuri muzansure wenda muri uko bimeze nawe uzaze mu rugo nzaza ngenza ibyumba nkubwira ariko ubundi kuki nkomeza ngwino urebe ibintu mba mvuga nibiki urebe ukuntu biba bimeze urebe mu rugo ukuntu byifashe nawe uzareba uwo mwana urebe ukuntu ameze urebe iyo biva n'iyo bijya yego ikindi kibazo cy'amatsiko mfite kugenda usohora indirimbo abantu bose bagenda bumvamo ubutumwa kandi bufite imbaraga ndibaza ngo hari n'indirimbo wenda waba ufite projet nshyashya y'indirimbo waba ufite wenda ngo tubwiye n'abantu gushyigikire cyangwa nta yindi ndirimbo nshyashya ndazifite nyinshi ntabwo ko hari izikiri muri studio hari n'izindi nahimbye ntari nabonera ubushobozi bwo kuzisohora mfite byinshi rwose nakora mu ivugabutumwa ikibazo ni ubushobozi rwose indirimbo imwe nditwara amafaranga angahe aho ukoresha aho nkorera ni 50,000 ibihumbi 50 ku muntu wumva yabitekereza ni audio ubwo no audio yavugisha Silas hanyuma akamutera inkunga hanyuma kandi umumshe ko afite ikigerageza maranye iminsi ari nacyo ari naho yavuye ahimba kakareno kavuga ngo nubwo warira ugahogora ntibyabuza Yesu gukurikiza nimero ibya Yesu ni ku murongo yego ibya Yesu ni ku murongo aracyategereje ku murongo ariko nanone buriya hari ukuntu wicuma ugana ku gisubizo Yesu akoresheje abantu bakagucuma buriya shitani nkuko akoresha abantu n'Imana buriya ikoresha abantu ikoresha umuntu kugira ngo ibyo naho twakuri gusohora bitindaho abantu bahita babyumva umuntu umwuka w'Imana avugiramo cyangwa se ari buze guhatira kugikina akora ku bwa Silas agikore mu izina rya Yesu nimero ni 0788 40 92 65 ibona kuri WhatsApp ni nayo WhatsApp ni nayo nimero hari mfite gusa yego amazina yawe bakakwita nde yose hamwe nzabahayo Silas bangwa kuri mobile money nuko nitwa yego kuri yo 0788 40 92 65 yego ushaka kumutumira wamutumira yego ndahari rwose nawe ugisha ibifaranga byinshi ahubwo sahe no wanyaca kare guca ibifaranga nabonye abanzi baradutswe n'umwuka wo guca amafaranga mana yanjye abantu bantumira bose hagira umuntu dore barimo baranyumva dore turi kuri kamera kandi ibintu bizazenguruka isi bishobora kuzenguruka isi yose ni hagira umuvuga butumwa azavuga ati runaka cyangwa se Silas Ibya Yesu ni ku murongo naramutumiye maze kumutumira aca amafaranga nzaba nsinzwe nta muntu ndabwira ngo mpaya nta no kabura uburyo wide plus ahubwira nti niba uri bushobore urereze tike nze itikigeri wanyu urayizi yego ibyo biroroshye ibyo birumvikana ariko iyo nyifitiye ntabwo niriga mubwira ngo gira gutya oya biva ku mutima we icyakora igihe ikintu kiba cyanjyanye ni ukuvuga nivuga butumwa ntabwo Imana izagushyigikira kandi Imana izagukomereze muri ubwo buntu bw'Imana hanyuma turimo tugana ku musozo abantu benshi barigiye bakeneye indirimbo zawe kuri rimwe n'imwe bakaba bazishaka ntibazibone indirimbo zawe maze gusohora ziri hehe tukugenda nzishyira kuri YouTube channel yanjye yitwa Ibya Yesu ni ku murongo yego iyo ngiye ne bashobora kugenda babonaho ibihangano ngenda shyiraho ivuga butumwa ngenda shyiraho yego ku muntu ushaka rero indirimbo za Silas habize ngize mwumvishije habize afite ataririmbye ujya kuri YouTube channel yitwa Ibya Yesu ni ku murongo hanyuma ukanda subscribe hanyuma ukajya ukurikira indirimbo zose ashyizeho ndetse kumutera inkunga biremewe rwose mujye mushyikira abakozi b'Imana mushyikira abakozi b'Imana rwose ari abantu baba ari abakozi b'Imana ariko bakoresha amaboko mwebwe Imana yahamagaye gukoresha amaboko rero mujye mushyikira abakozi b'Imana nk'aba ngaba bafite ubutumwa buzima hanyuma nabo bakora umurimo w'Imana nk'uko Imana yabibahamagariye Yesu agumugisha reka tukwemerere n'ubundi usoze n'isengesho hanyuma uze kugira umuhanda mwiza guturuka Kigali ugana Bugesera Imana igenda musigaye mutuye ahantu hameze neza ikibuga cy'indege hakurya ni hafi y'ikibuga cy'indege cy'Ibugesera
Nyabagendwa mu murenge wa Ririma. Yego. Yesu agwa mu karere ka kirere. Bugesera nyine. Natwe tuzatugenda tubasura gake gake. Imana ikugire neza. Mana turagushimiye. Twongeye kugushimira ko abanye natwe muri iki kiganiro, muri iyi gahunda. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nizere ko nkuko twabigusabye ugiye kudufasha kugira ngo irivuga butumwa rigira aho rigera kandi aho rigera ritanga umusaruro. Urakoze Mana kandi ukomeze gufasha abakozi ba Zaburi Nshya kugira ngo bakomeze gufasha abantu mu kwamamaza ingoma y'Imana kuko